ugomba kwitondera nepo nk'umuntu ukurikirana Real Madrid ni ikipe yawe. Hari umukinnyi witwa Dani Ceballos abantu baheruka muri Arsenal. Wagira ngo ari babirebye nangiye kukubaza nti batatu we wa prefera nk'umuntu. Dani Ceballos abantu bamuheruka muri Arsenal ariko Tchouaméni wari na Cruz. Hasigaye abagomba kuvamo ni bane ngiye kukubwira kuko sinkiramo bitwa ba Borja Martin Simba kiramo nabana. Hari Kamavinga. Hari Luka Modric ugomba kuba arimo. Hari Valverde na Dani Ceballos. Batatu wa iringa muri mediane ni. Ntabwo ntekereza ko Tchouaméni na Cruz baburira rimwe. Umwe baramuzana. Matches Osasuna muri weekend ntibayikinnye ko batagurutse binabagira doubts. Ntabwo bahagurutse. Biri confirme ko batagiye. Ntabwo bigeze bagenda. Ubwo rero ni Kamavinga. Kamavinga, Valverde na Dani Ceballos. Modric. Na Modric. Ni banukuramo batatu. Modric warimo. Abandi na Valverde birete muvana ku ruhande hagati arimo. Hagati ya Kamavinga na Ceballos bakinane nande. Kuko ni Modric na Ceballos nako na Valverde. Bakeneye mundu umwe hagati ya Kamavinga na Dani Ceballos. Biranangira Dani Ceballos abanje hanze. Ibikunda. Sha ndumva ariho bigana nanjye. Ariko igihe cyose yaza kugiramo aba tuye kuri Goma nibo bavuga ngo utamusantire. Uraza kumwumva neza. Hanyuma kuri Rodrigo Goes agomba kubanza mu mwanya wa Asensio byanze bikunze. Niwe ba prefera kuko iri rushanwa ariko bagize ibyago kutagira aba mediateur kuko bishobora gutuma iyo bakinishe 4-7 uyu muvanimwe umuntu ntabwo aragaruka neza ari mu doubts. Rero niho bikomerera cyane. Ariko uyu mwana witwa Harvey Elliott yagiye agaragaza ubushobozi iyo ubonye bikunaniye uva ku bintu. Aho karimbura kazi iyo bikunaniye va ku bintu. Urugendo iyo rukunaniye ureka barushoboye bakarukomeza. Tunamutashye rwose Mike Karangwa Grand Frère cyane rwose. Yigeze gukora album imeze gutya arimo niyo ndirimbo Ewan Butari Nduru ziravuga kera habaga ibitaramo byajyagamo abahanzi bose bo mu Rwanda. Witwa ko afite indirimbo wese yabaga ariyo ibitaramo byatangiraga saa 11 bikarangira saa 8 z'ijoro buri muhanzi ya performance. Mike Karangwa yakoze iyo ndirimbo rero niyo nari nkoresheje kuri Jurgen Klopp. Abantu bari batangiye kuvuga ati niba ubona bikunaniye va ku bintu reka kugorana. Genda ujye gushakira ahandi. Ntibabwira Simeone bati Atletico ntacyo utayihaye ku bushobozi wari ufite. Nibyo watanze rekera ujye gushakira ahandi nawe. Oya Klopp afite gahunda yo kuhaguma. Liverpool tubijyana rimwe abonye ko Fenway Sport Group yamaze kwemeza ko Liverpool itagurishwa ariko ni inkuru itari nziza ku bafana ba Liverpool kubera ko ni ikipe itigaragaza ku isoko kandi ibi bibabaza abakunzi bayo. Klopp kimwe mu byari bitumye anagenda nuko yaje kwisubira cyangwa se mu byo yagiye apfa n'ubu buyobozi nuko aba banyamerika nkuko tusanzwe tubibaziyo bagira impiri mu mufuka bashaka kurekura ngo equipe igura abakinnyi. Klopp yagiye abirira kugeraho Jorginho Wijnaldum agendeye imyaka ikabishize indi gataha gishaka umusimbura we kugeraho Sadio Mane yagiye wenda bakazana Darwin Nunez ariko bikagaragara ko hari ibintu bijye biba ku ikipe ya Liverpool bitabaga ni nacyo Klopp yagiye arwana nacyo cyo kuba bamugurisha abakinnyi mu mwanya utari uwabyo. Abantu babyumve neza bya binda bareyo bashatse rutayizamo gete bazana Ojera. Utanze urugero rwiza. Ubuzi icyo ushaka urafata icyo ubonye. Twaga David Ndera ko no yitwaga David Twandera wari inshuti ya Wenga cyane bumvikana. David urandebera. Liverpool yari ifite uwo bitaga George Gillett wakoranaga n'uwo bitaga Tom Hicks. Gillett kabisa ndabyibuka bataramubara kameje ariko mu mateka Liverpool ntibashaka no kumenya ibyabo. Sigira Champions League avuga ko nawe bayikesha Benitez. Bagirwaga inama n'uwahoze ari umukinnyi wa Liverpool wanayitoje witwaga nakora cyahari ararisa uyu musaza twandika kazira Kenny Dalglish. King Kenny kabisa. Kenny Dalglish ari ubagira inama ku bintu by'ibyanzuro bafataga. Manurimo ikipe witwaga Alvaro Arbeloa Ongeza mu Pepe Reina Dani Aga urumva John Anilize
nyuma haje kuzana bitwaga ba Martin Skelto uwitwa Alonso katikata cyane na Mascherano na Steven Gerrard nta nimero 10 bakeneraga ni nk'ibi bya Zareal no kwirwariza Dikait Ryan Babbo na Fernando Torres cyane ari match nigeze kurebera kuri Stade Amahoro hari ukuntu kera bajyaga bafata match ya Peri na Real yabaye hatari kuri screen shazi nini bagesha bamanuramo imiriro ya Premier League neza Liverpool igeze gupakira Man U bine OT nuza Vidic yabonye rouge Liverpool yambaye imyenda ya grey imyenda isa nk'ibara ry'ivu yo ni izo ni za Liverpool abantu batazibaje uvuze screen mpita mvuga nti gahunda yo kuvugurura Stade Amahoro na kimwe mu bishimishije no kuba izi screen zizaza zimeze neza rwose na kira cyo kuri regional yumvishe ko bagikuyeho reka barajugunye je ngo kimwe mu bigomba kurebwaho ku buryo FIFA itazagera kuri la stade gihari screen batazajya habaye nibazo kumenya niba iramanukite baravuze bati umuyobozi wa FIFA atazagera akavuga ati munkirire haka match bakabona birabira cyangwa ibiri kubera aha ni mu project yari bigezaho umuyobozi wa Gasogi ajya gushaka screen za rutura ni abantu banemereye kugira ngo anereke match abantu nese cyangwa screen yari wajya gushaka izo screen tekarika no kwitu ushyiraho ari abantu bakareba match zire ubwo ikomeje kuri Liverpool ntizagurishwa ubu ni mu kwezi kwa 11 nibwo abagabo bari batangaje ko Liverpool igomba kujya ku isoko bari babitangaje icyo gihe na Manchester United ndabyibuka abanyakatari n'abanyarabia Saudite bashaka ya equipe y'umuco w'abongereza bavizaga Liverpool cyangwa Manchester United icyo Liverpool nabwo Fenway Sport Group bari batangaje ko babonye nabo offer cyangwa se batangiye kugana n'aba banyabitoro bavugwamo abanyakatari ariko abanyakatari buriya ngo kugira ngo bafokasinge ku kugura Manchester suko Liverpool yo batari buyigure urango babimenye kare ko Fenway Sport Group idafite gahunda yo kugurisha ariko bashakaga Liverpool mo miliyari 4 z'amapaundi birangira rero itagurishwa abagabo b'abanyamerika ntibabashaka kurekura abafana ba Liverpool rwose tubaramutse aho bari hirya no hino Peter Kamasa tumutashya rwose kunze ukomeye cyane wa Liverpool Kamasa kakagubwa neza ubwo n'aba Axon Still muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane rwose bana bakomeye cyane ba Liverpool kuri Premier League yabo babaga arimo mukuru wacu Azake azakurishaka Jean Damascene cyane tumutashya kipe yaragaraguritse yarajyaga nyandikira kambwe ati na Big Four kuyibona biragoye ariko kuri inshuro ikizere cyatangiye kugaruka no zeri mugenzi wacu hano kandi akaba Assumpta meze neza cyane muri Canal Plus Assumpta nawe ni Liverpool cyane abantu na Dodosi mwenyewe Patrick Dodosi buri afana Kaita Nkole Kaita Nkole ni Real na Liverpool arahengekereza Liverpool nahengeka wave dore yaje nakubwira abantu bari kuri YouTube barayibona Kasbel cyane uzakora ibaragayiza ya Chelsea na banga kaza dore ni yingiye abantu bari kuri YouTube barayibona iyi Liverpool yabaga yimanuyemo abaguzi kuri bubirye uko biri bugende ko uri mu mazi abira urumva Liverpool yari yakina na Real Madrid abantu bibuke Mohamed Salah na Sergio Ramos 2018 yavuze Klopp yatunguranye uziko ubundi bizwi ko umutozi iyo yatsinzwe match cyangwa yitsinze yaba ayikeneye cyangwa atayikeneye burya asubira inyuma akajya kureba uko umukino wagenze Klopp amezi 9 arashize ngo yongeye kureba iyi match muri weekend akimara kugaragura Newcastle mu rwego rwo kujya gutegura iyi match yabwiye staff ati muzi abicaza hano abwiye ati iyi match ngiye nibwo ngiye kwisubiramo ati sinashoboraga kubabaza umutima wanjye cyangwa se kwitera agahinda ngo ejo bundi yirebye ngo yasanze Real abakoreye tortire ko ngo yaravuze ati ni gute twatsinzwe iyi match ko twakinnye neza okaziyo twarushije Real buri ko turi benshi nka Dodos ubundi arabahagaze kuri iyi match itahagarara kuri Real cyane kuko akunda Kanyizo gubwa neza cyane bana ba Real bakomeye ntago ari kutwumva ariko Kanyizo ntago byakora urumva abafana ba